Uko musanzwe mumenyereye tujanye ikibazo no gikomeye nagitsindira ni miliyoni ebyiri ari buze guhabwa wa mugabo we. Hari ikibazo gihari, ari mama wawe ari n'umugore wawe ari na miliyoni, haramutse hagize kimwe kigwa mu rwobo warokora iki? Bo wambabariye abantu bakadusubiza muri comment kabisa. Munyarukire muri comment mudusubize. Ari mama wawe n'umugore wawe na miliyoni, ni warokora iki muri byo haramutse hagize ikigwa mu rwobo? Muje muri comment mutubwire. Mwiriwe neza kandi muraho abasanzwe badukurikira kuri Rucagu TV show ndetse no kuri Iyuba TV ndetse no kuri TikTok ya Ririmba official ndetse na TikTok ya Rucagu ni fasi gatatu. Uyu munsi tuzanye n'umutumirwa tugiye kwa twamaza ibibazo bitandukanye, ni ibibazo by'ubuzima. Ubwo muraza kuba mwatubwira ibyo ari buze kunanirwa, muraza kuba mwamusobanurira cyangwa se mufashe mwakandikira muri comment. Ni karibu iwacu. Ikibazo rero tugiye kubaza cya mbere kiragira giti nk'umugabo wifata akajya kwiyahura asize umugore n'abana, wamugira iyihe nama? Numva nta nama wamugira kuko aba yiyahuye. Aba yiyahuye yapfuye, none wamugira inama ute yapfuye se? Ni ikibazo. Icyo cyari ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri kiragira giti hari abagabo bafata abana ku ngufu, kumva ngo umusaza w'imyaka 40 yafashe umwana w'imyaka 15 ku ngufu, ibintu wumva biterwa n'iki? Ibyo ngibyo ni ubwenge buke cyane. Uwo musaza ni ubwenge buke cyane. Ni ukuvuga ngo umusaza abafashe umwuzukuru we. Ni ubwenge buke cyane. Nese ibyo bintu bibaho yego, ariko ni ubwenge buke cyane, ntabwo ngo twamushigikira, ntabwo twamana agaciro, n'agaciro afite. Hari abagore biyandarika ugasanga bigise intakoreka, ukabona umugore aciye umugabo w'inyuma, ariko abenshi bavuga ko iyo umugore aciye umugabo inyuma ari gushakira abana ngo nta kibazo. Ese wowe ubyumva ute? Oya, ibyo ntabwo byumvikana. Guca umugabo wawe inyuma ni amakosa. Ni amakosa njye ntabwo nanabishigikira, ahubwo twahita tunatandukana kuko n'amategeko arabishigikira. Hanyuma se ko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzatandukanwa n'urupfu, ukaba uvuze ngo mwahita mutandukana, urumva waba ukurikije itegeko ry'Imana? Imana ibyidusaba kubyihanganira biragoye. Njye ntabwo nabyihanganira. Ntabwo nabyihanganira kabisa, twahita dutandukana. Ejo bundi mperutse kujya mu karere ka Musanze, nsanga abayobozi basenye inzu y'umuturage ya rukarakara yari iri kuzamuka. Ese ibi bintu wumva umwanzuro wari ukwisenya, wumva byari kugenda bite? Oya, umwanzuro ntabwo kwari ukusenya iyo nzu. Byari kugenda bite uko byumva? Uko mbyumva hari gushakishwa impamvu yajya mu kumvikana. Yajya mu kumvikana, ariko umwanzuro ntabwo kwari gusenya iyo nzu. Hari abayobozi b'imidugudu b'utugari babona umuntu afashe 5,000 akagenda akarangura indobo y'amandazi, barangiza bakamwirukaho. Nigeze kubona mu murenge wa Rugerero baramufata rwose, barabimena. Ese abayobozi babagira iyihe nama? Ntabwo bakagombye kubimena kuko ibyo ni ibyo kurya, kandi abikeneye ni benshi, n'abafite inzara ni benshi bariho. Ntabwo byagombye kumenwa, aho byagombye gufatwa bikagaburirwa ababikeneye. Hanyuma se byagaburirwa abikenewe, wa muntu washoye 5 bye akaviramo aho kugira ngo atazabisubira kurikize amabwiriza ya leta ariho, yaviramwo aho. Amabwiriza ya leta ariho wabuzi yaba agonga uwo muntu ucuruza mu ndobo yaba ari ayahe? Niyo gucururiza mu byemewe, akajya gucuruza ahemewe. Ubwo ahemewe n'ahatemewe ni he? Urabona uriye bucuruza nyine abazungurukisha ibintu. Ariko uriya ahemewe ni muri botike, ahantu ngaho. Ubwo muri make uwaguha 5,000 akakubwira ngo genda ukore butike, ibyo 5,000 wakoramo butike?
oya ariko yayashaka akayazagwira agakora botike akazagwira ate mu gihe atabanje yahera kuri make afite? none ko bitakunda ngo akomeza azungurukishe kandi bitemewe. ubwo ni urwego ni ugukurikiza amabwiriza ya leta. ni ugukurikiza amabwiriza ya leta. hari abantu banga kugura mituweli ngo ngewe sindwara ngo ubundi ngo n'indwara nzaja pirive, wagira nama ki y'abantu batagura mituweli? oya utagira mituweli ntabwo twamushyigikira. mituweli ni ingenzi mu buzima kubera ko hari igihe nubwo utarwara ariko umuryango wawe ushobora kurwara. yego. urumva rero mituweli mbese ni ukwikingira kuri buri muntu wese. yego. ni ngombwa kuyigura, dufitiye akamaro. okay. hari abakobwa bakuramo inda, ese wabagira iyihe nama? oya baraba gukuramo indabo urebye ni nk'ibishoshwe. kubera impamvu umwana ni umugisha. yego. kandi umwana uko abayeho kose ntabwo abaho kubw'umuntu cyangwa kubw'umama we, abaho kubw'Imana. ubwo rero gukuramo inda rwose ntabwo twamushigikira nawe. nese nimba umwana ari umugisha, ubwo abagabo bihakana abo bana baba bihakana umugisha? oya abagabo bihakana abana, abo bagabo nyine twababara nk'abagabo b'inyongezo. abo ntabwo ari abagabo. ubona umuntu wihakana umwana kandi ari wowe, uwo ntabwo umuntu abimurimo. nawe nta gaciro twamuha. hari abagabo rero usanga bavuga ngo ngewe ngo umugore udafite nyashi sinamukunda, ugasanga afashe umugore bashakanye bwa mbere aramwanze kubera ko abonye akana kari kubyiruka gafite nyashi. umugabo wamugiriye iyihe nama? uwo mugabo ni umunyagakungu. ni umunyagakungu kubera ko none se aba yaragiye kumushaka yewe ko nyashi zibaho. uwo ni umunyagakungu n'agahararo. nawe uwo mugabo nta gaciro twamuha. hari abashoferi batwara basinze, abashoferi babagira iyihe nama? oya gutwara wasinze ntabwo ari byo. ntabwo ari byo kuko gutwara wasinze biteza impanuka kandi birahanirwa n'amategeko. none yarabikajije bashyizeho ingamba zibikumira, birahanirwa. hari abantu rero bagenda bumva za kuteri mu matwi, ukabona umugore yarangariye muri telefone, ukabona ari kwambuka umuhanda yambaye kuteri. abantu babagira iyihe nama? nabagira inama yo kubivaho kubera ko ekuteri niba uri gucuranga umuziki urawucuranga ukawumva ukambuka umuhanda, ni ukuvuga ngo imodoka irasuma, ntabwo wumva kunisuma kubera ko uri kumva urusaku, uri kumva umuziki uri gusakuriza mu matwi. nabo rero ntabwo twabagira inama kuko nabo byabateza impanuka bikaba byaviramo no kuba abana bagonga. hari abashoferi b'amagare, bamwe mu bita abanyonzi ariko ntibavuga abanyonzi, bavuga abashoferi b'amagare. reka tubanze dusuze abashoferi b'amagare bo mu murenge wa Rugerero, abashoferi b'amagare bo mu karere ka Musanze. turagira ngo utubwire kubera iki abashoferi b'amagare bakunze kugira umwanda? hari abashoferi b'amagare baba bagira umwanda. urabona bapakira ibintu nabyo byabyo biba bifite umwanda. ni ukuvuga ngo rero arabipakira akajya biterura byegamiza bikamwanduza. urumva ntabwo yajya gukaraba buri kanya ariko nanone ntabwo twabishigikira. urashobora gupakira ibintu ariko ukabigiriramo n'isuku. ubwo kugira umwanda nabyo ntabwo ari byiza, mbese twabara ko ari nk'umwanda wabo karemano bibarimo. ibi birajyana n'abashoferi b'amagare bakubita abasekirite mu muhanda. mu by'ukuri umusekirite aba yashyizweho kugira ngo acunge umutekano w'umuhanda, ariko ugasanga umushoferi w'igare araje amufashe aramukubise. abo urabagira iyihe nama? oya ntabwo ari byo. ni ukuvuga ngo umusekirite wo mu muhanda ni umuyobozi we. agomba kubaha umuyobozi we. mu gihe asuzuguye umuyobozi we rero urumva ko aba yataye inshingano ze zagomba gukurikiza. nawe agomba kubihanirwa kandi barabihanirwa. yego. hari abagore bigeze ntakoreka, abo bita ubuse twabita abadandaza amagara. we umwuga we ni ugutanga umupuri. aba bagore ko bari gusenya ingo z'abandi, abantu urabagira iyihe nama? uko biri kose umudandaza amagara ntabwo ari umwuga. ni akazi bakora bihaye ariko karagayitse. kandi bavuga ko bakuramo amafaranga. bayakuramo ariko haragayitse, harimo ibibazo byinshi. ibibazo byo kurwara, byo kwandura ibirwayi by'iki gihe byateye. yego. ubwo rero ntabwo twabashigikira ngo bajye gutanga umupuri kubera ko ni ingaruka baba bikururira z'ejo hazaza. ahubwo nabagira inama yo kubivamo bagashakisha ikintu bakora bakiteza imbere kimwe nk'abandi bose. yego.
hari abantu nigeze kubona mbona bagiye mu Kinombe bacukuye itaka bacukuye amabuye badafite ibikoresho badafite ibyangombwa bya leta abantu babagira iyihe nama? abo ngabo nabagira inama yo kujya gushaka ibyangombwa bya leta bagakora ibyemewe na leta kuko ubundi iyo babikoze mu bwihisho ntibibahira usanga bibapfirira n'ubusa cyane. nabagira inama rero gushaka ibyangombwa bya leta bakurikiza amabwiriza. Hari abantu bareba video zacu nibaterera iki nibatere comment ahubwo bakihutira kuja kureba bansabi na bakiramani bakirengagiza biwabo abantu babagira iyihe nama? Aya none se ugomba gupfana umuntu wanyu, none se wajya gupfana umuntu wakure wanyu ugomba gupfana umuntu wanyu. Ndabona rero telefone igiye kuzima ariko nuko igiye kuzima reka tusabana bakore subscribe kandi bakunde video zacu kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro uko bwije no